Uribuka umunsi yambwiraga yuko ashaka ko duhura, iburyo twarahuye, nyimukubita amaso numva umutima urankutse, nawe yasaga n'uwatinye kumbwira, yasaga n'uwananiwe guhitamo, sinamubeshyera ko atankunze, gusa kugumana ntibyakunze, nicyo bita amahitamo, naramuretse aragenda. kurikirana Mo TV muri aka kanya. Kuri uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuhanzi w'umukobwa ufite impano mu by'ukuri yo kuririmba. Ni umuhanzi mu by'ukuri mu kanya araza kutwibwira, ngira ngo abakunzi badukurikirana kuri Mo TV ibi nibyo twiyemeje tukatubwira uburyo bakora umuziki wabo, ubuzima bacamo ku munsi ku wundi. Rero reka ntangire nakira uyu mutumirwa dufite kuri uyu munsi wa none. Ngiye nitwa Wizpazo, hakaba ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro. Reka rero ikaze mu kiganiro cyacu, ikaze. Mama wanjye, mama wanjye, mama wanjye, mama wanjye, ndagukunda mubyeyi, ndagukunda mubyeyi, muransa umwana ngwikundire, kandi nizeye yuko izabimfashamo. Murakoze. Ni SAPNA Nadia amazina. Yego. Meze uteze? Meze neza cyane. Meze neza? Of course. Kabisa, ndabona wishimye cyane. Yego. Ufite akanyamuneza cyane. Rero ikaze kuri Mo TV. Kuri munsi rero twagutumiye nk'umuhanzi. Murakoze cyane. Rero ngira ngo abadukurikiranye cyangwa se abadukurikira muri aka kanya bumvisha uburyo uririmba neza mu by'ukuri. Ibi bintu cyangwa se gutangira kuririmba ubitangira ryari? Ntabwo navuga ko ari kera cyane. Natangiye mfite imyaka 12. Yego. Natangiye mfite imyaka 12, ariko igitekerezo cyo gukora indirimbo yanjye nakigize mfite imyaka 15. Nkora indirimbo ya mbere mfite imyaka 16. Yego. Ku myaka yawe 12 nibwo utangiye kwiyumvamo impano. Ese abantu bakubonaga muri kiriya gihe ukiri umwana mutoya babonaga uzavamo umuntu umeze gutya? Oya, wese nyine ntabwo babyumvishaga, ko nabibwiraga mami nyine akavuga ati ntabwo byashoboka. Wowe nyine sinzi ukuntu mba nkubona, ntabwo ukunda kuririmba cyangwa ukunda imiziki, ariko ntabwo nkunda kubona uririmba. So rero impano yo kuririmba sinzi hano yava, nyine nkumva ntabwo ari kubyumva neza. Yego, ariko igihe yumvishije indirimbo yanjye ya mbere yarabyishimiye cyane, atangira kunshyigikira. Yego. Wenda runaka cyangwa se ku ishuri, ese abafana ufite abafana bagukunda benshi cyane? Ntabwo abafana babura, nyine abantu bagenda bakumotiva ntabwo babura, abantu bakubwira ko bishoboye ntabwo babura. Kuri ubu hari indirimbo waba warashyize hanze? Yego, ndayifite, ntabwo irajya hanze ariko ndateganya kuyishyira hanze. Yitwa ngo iki? Yitwa Mama. Kubera iki ariyo wahisemo ukavuga ati ngereka nkore iyi ndirimbo kuri mama? Yego, mama ndamukunda cyane, ni umubyeyi mwiza. Ubundi buriya papa ni umubyeyi mwiza, ariko cyane cyane mama aba ari umubyeyi mwiza cyane, umubyeyi wemera kugutwita amezi 9. Nyine njye nimvishemo mama cyane, then nyine mpitamo kumutura iyo ndirimbo. Yego. Hari byinshi abahanzi bagenda bahura nabyo, imbogamizi, inzitizi runaka. Ku bwawe ku giti cyawe nizihe mbogamizi uhura nazo zikuzitiza kugeza na n'ubu zituma umuziki wawe utagera ushaka? Ubundi imbogamizi cyane cyane biba ari igishoro, ariko ibindi nyine wabonye igishoro urakora nta kibazo, indirimbo ukayikora ikajya hanze irakundwa. Wenda ntabwo navuga ko ushobora kugenda ngo ushyire hanze indirimbo ku buryo nyine ihita yamamara cyane
nanone kandi birashoboka ariko nyine nk'umuntu udafite igishoro bisaba igishoro. Umuntu udukurikiranye muri aka kanya uvuga ati SAPNA ni muntu ki? SAPNA umunsi uba umeze gute, uteguye gute? Okay, SAPNA ni umukobwa mwiza ukunda guseka, kuganira, kuririmba, kwiga, akaba n'umuhanga mu ishuri. Abafana bawe b'umuziki urabizeza iki nko mu myaka 5 iri imbere ku bijyanye n'umuziki? Umuziki buriya ni ikintu cyiza. Umuziki uraruhura, ufasha mu bintu byinshi. Ikintu nshaka ko umuziki utera imbere, nshaka ko umuziki ugera hejuru ku rwego mpuzamahanga cyane, ku buryo wenda ubundi mu Rwanda dukunda gucuranga indirimbo zo hanze, ariko nyine ahahise nyine bakunda gucuranga indirimbo zo hanze nyine kumva inyinshi n'izo hanze ariko izo mu Rwanda batazikunda kuzicuranga. Ariko ubu ngubu nyine ngiye kumva no mu clubs nyine bagacuranga indirimbo z'abanyarwanda, bivuze ko nyine umuziki uri gutera imbere cyane. Wateye intambwe uravuga reka njye muri studio. Kenshi abakobwa biragorana kujya muri studio, ugasanga aba producers hari igihe bagufatirana bitewe n'uko uri umukobwa mwiza. Ese wowe nta mbogamizi ugeze uhura nazo ukijya muri studio? Urumva ngiye ko nari mfite support y'umubyeyi. Anyways, ntabwo producer ageze abona umwanya wo kuba turi kumwe twenyine, ku buryo nyine yambwira ibyo ngibyo umubyeyi aranshyigikiraga tukajyana studio. Yes. Ntabwo nigeze yibeta wenda ngaguhamagare ku ruhande? Ntabwo nari kumubwira. Ese niki wabwira aba producers bateye gutyo bafatirana abakobwa kubera ko babahanzi bakagufatirana ugasanga baguteye inda? Hari benshi byagiye bibaho batandukanye nawe nduzi. Ese nize nama wabagira nk'abo wa producer? Naba nabagira abakobwa nyine nabo baba bakeneye kuzamuka nyine ngo bave aho bari, n'umwicira ubuzima akava mu ishuri n'ahandi n'ubundi igihugu kitazatera imbere. Nuse kumubona ameze kuriya ari mu muhanda, hari igihe unyura nko ku mwana nyine yarabyara cyane muto, nawe ntabwo afite ukuntu yakiyitaho, afite umwana nyine biba bigoye nyine. Buriya buzima ntabwo ari bwiza. Ikintu nabwira producer, please mubafashe rwose, mureke kubafatirana rwose. SAPNA umuziki urawukunda cyane? Yego. Mu myaka wenda mikeya iri imbere SAPNA yamamaye, yabaye umustar, amaje kumenyekana mu Rwanda ndetse no hanze. Iriyo shusho uburyo izaba imeze, niki witeguye gukora? Uri umustar, niki uzakora mu kubaka wenda umuziki nyarwanda? Ikintu cya mbere nzakora ubundi ikintu cya mbere ngendera, ngomba kwitangira igihugu cyanjye. Nyine buriya turaruhuka tukajya muri entertainment, ariko nanone igihugu ni icya mbere. Gufasha igihugu kugira ngo gitere imbere ni inshingano yanjye nawe. Nanjye bizaba ari inshingano zanjye kuba nafasha igihugu nyine kigatera imbere. Kandi ubundi hari igihe njya numva nyine wenda nafasha nk'abana baba bari ku muhanda, ko tuba twaraciye mu bibazo byinshi cyane. Nyine njya nishyira mu myanya yabo, nkumva nyine ngomba kubafasha. Nicyo kintu cya mbere mba mfite mu mutwe wanjye. SAPNA wenda hari byinshi umuntu yavuga, wenda kuba dukurikiranye muri aka kanya kuri Mo TV, bitewe n'ijwi ryawe bumvishije, hariho wahitavuga ati ongera baririmbireho akandi karirimbo uretse iriya ndirimbo baririmbe mbere. Indi ndirimbo ufite nziza? Indirimbo yanjye cyangwa indi muntu? Hari undi muhanzi umuhanzi nkunda cyane? Abahanzi nkunda cyane barahari. Nkunda cyane hari nkunda abahanzi batatu cyane ariko umwanya wanjye Ariel wese. Yes. Hari akaririmbo ke waba uzi kuririmba? Indirimbo ye? Ego. Harya uribuka umunsi yambwiraga yuko ashaka ko duhura, iburya twarahuye,
nyimukubita amaso numva umutima urankutse, nawe yasaga n'uwatinye kumbwira, yasaga n'uwananiwe guhitamo, sinamubeshyera ko atankunze, gusa kugumana ntibyakunze, nicyo bita amahitamo, naramuretse aragenda. Umuziki by'ukuri uririmba neza tu, gusa ni byiza cyane kandi uzakomereza ntuzigere ucika intege. Kuri ubu ngubu ntabwo wenda hari byinshi uri guteganya, n'iki uriteganyiriza abafana bawe muri iyi minsi iri imbere? Kuba imiziki ya danje, nkaba indirimbo nyinshi cyane zibashimisha. Hari umuntu uhita wifuza akavuga ati uyu muntu ubuzima bwe undi uri single cyangwa haracyari kare. Yego. Hari ubwo wenda ujya unabitekerezaho, hari ubwo mu buzima wigeze bijyamo se ujya mu rukundo? Ngeze njya mu rukundo, of course. SAPNA bashaka kumenya byari bimeze bite, hari abantu batari bajya no mu rukundo, kumva umuhanzi ese byari bimeze bite urukundo rwawe n'uwo muntu ntazi? Byari byiza cyane. Aje gutandukana? No, muracyari kumwe? Yego. Nizere ko wenda muri aka kanya wenda adukurikira ari kukureba, ni iri jambo bamubwira? Ndamukunda cyane. Yego. Hari ibintu byinshi ujya wibuka yajyaga wenda gukorera cyangwa se iyo muri kumwe? Ni irihe jambo ryiza umwibukiraho ati iri jambo akomeje kurimbwira numva nuje yari yimbwiye tu? Ijambo rya mbere akunda kumbwira nkumva ndishimye, I respect him, he respect me. Yes. Wowe se uramwizera cyane? Yes, of course, ndamwizera cyane kuko namukundana nyine, namwizerwa ntabwo namukunda, sibyo? Ntabwo ujya ugira ubwoba se rimwe na rimwe by'uko wenda nk'uko wenda utari kumwe nawe kuba wenda ashobora guca inyuma? No, why? Niyo mpamvu se mfite kugira ubwoba. Arabimbwira akambwira, nkamubwira ko mwizera nakaba nyizera, nyine turizerana. Mwizera ntabwo nyine njya ngira ubwoba ko nyine yanca inyuma. Nta n'ikintu yigeze kuburana? Of course. Wenda dusoza, gira inama cyangwa se inama ushobora guhereza abafana bawe bakunda umuziki nyarwanda n'umuziki wawe muri rusange. Ndabakunda cyane kandi bajya batwereka ko badushyigikiye, biduha motivation. Yes. Nyine kwereka umuntu ko umwitayeho, kumwereka ko ukunda ibihangano bye, bituma nyine nawe akomeza gukora yumva yifitiye icyizere, agakora cyane. Ngushimire rero kuba wiyemeye gutanga umwanya wawe ukaza tugakorana ikiganiro kuri MOTV. Yego, murakoze cyane namwe. Inshuti bakunze rero ba MOTV, reka mbashimire kuba mudukurikirana ku munsi ku wundi. Uyu ni umuhanzi twari turi kumwe nawe, yabwiye uburyo yitwa ni SAPNA, umukobwa mwiza kabisa cyane, muri kumubona. Ngira ngo mwamufishe uburyo aririmba. Reka rero tubashimire kuba mudukurikirana ku munsi ku wundi. Nge mwari muri kumwe ni Wizpazo. Ciao ciao, bye bye.